Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe, amahoro Imana akomeze kubana namwe. Tumaze kubabwira ngo mukomeze mugubwe neza. Abasenga TV no TV1, twongeye kubabwira ngo umugisha w'Imana ukomeze kuba kuri mwebwe, inshuti zanyu n'imiryango yanyu mwese. Pastor, umeze neza? Ndaho ndashimira Imana. Yego, muri iki gitondo tujite dushima Imana. Reka tubanze dusenge yuko turi bazima. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu, tugushimiye gukomera kwawe no kurinda kwawe kwabanye natwe. Ijoro ryatambutse Uwiteka, twabonye ukuboko kwawe wakoze ibikomeye. Bana natwe mu kiganiro kugirana cy'ijambo ry'Imana no gukura no kwigisha, ntabari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Noah, Ndakumva ngo wahe ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi umwuka w'Imana abe kuri wowe, imbaraga z'Imana zikugote impande zose. Amen. Yego. Uyu munsi cyangwa iyi tariki cyangwa iki gihe ndashaka kuganira ku ijambo rivuga ku bantu babi. Yego. Biyoberanya. Abantu babi kandi biyoberanya. Kandi biyoberanya. Turareba muri Zaburi, indirimbo ya Zaburi igice cya 18 cya 28 sore, n'umurongo wawo wa 3, ndetse turaza no kwifashisha indi mirongo. Ijambo riravuga ngo ntukurikire hamwe n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi, bavuga iby'amahoro na bagenzi babo. Ntunkurikire hamwe n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi, bavuga ibyo amahoro n'abagenzi babo, ariko igomwa rikaba mu mitima yabo. Amen. Amen. Igomwa rikaba mu mitima yabo. Aba bantu ni bantu ki? Aba bantu basa bate? Aba bantu bateye bate? Aba bantu icya mbere ntacyo batinya. Icya kabiri ntibumva. Icya gatatu ibintu byose babikora nk'aho ari n'ibindeba. Icya kane urababwira urupfu ngo n'ubundi bazapfa. Kubera iki? Ntibazi urupfu icyo ari cyo. Icyo bazi ni kimwe gusa, ni ugukora bakarya bakaryama. Ariko turebye neza ko mu cyanditswe harimo ijambo rivuga, ni indirimbo ya Zaburi ya 28 n'umurongo wa 3, ariko navuze ko turi busome n'indi mirongo. Bene data, ibyo wakora byose udafite amahoro yo mu mutima uraruhira ubusa. Bene data, ibyo twakora byose tudafite amahoro yo mu mutima tuba turaruhira ubusa. Tubibirangirire, tukamenyekana, yewe ndetse tukanatinywa. Ariko ndagira ngo mubwire ngo Imana ntabwo igutinya. Oya, Imana ntabwo igutinya, kandi n'abakijijwe ntabwo bagutinya. Icyo bagutinyira ni kimwe gusa, ni uko utumva. Umuntu agutinyira ko utumva. Umuntu agutinyira ko wica amatwi. Umuntu agutinyira ko wisinziriza kandi uri maso. Ariko ndakubwiye ngo niba wisinjirije, kanguka, Kristo abone uko akumurikira. Kuko mu bintu binangaza kandi binaneye n'ubwoba, aba bantu bumva ko isi bayifashe, ariko bararenga bagapfa. Turiza Uwiteka rero. Mwene data, ndagira ngo mubwire
nanjye nibwira ngo ntumurikire hamwe n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi. Ntumurikire hamwe n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi bavuga iby'amahoro na bagenzi babo, ariko igomwa rikaba mu mitima yabo. Aba bavuga iby'amahoro bakakwereka ko niyo mugendana muri amahoro, ariko kumbi bashaka kugucuza. Aba bavuga ko ari iby'amahoro ariko mugendana ari babi, batamenya ko nawe uri mugenzi wabo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimuhumure, Gitare waremye arimo arareba kandi aritegereza, buri wese azamuye ingororano zikwiranye n'imirimo arimo gukora. Rero ndagira ngo nkubwire, nanjye nibwira, ijambo rikatubwira ngo Uwiteka ndagutakira gitare cyanjye ntiwice amatwi, kuko wanyikorera. Amen. Gitare yatwikorera, Gitare yatwikorera, ariko tumusabe ye kwica amatwi, kuko yo yisha amatwi. Gitare arakomeye. Umuntu watanze Egiputa agatanga Sheba, agatanga n'ibindi bihugu kugira ngo acungure Isirayeli gusa. Gitare, Uwiteka ndagutakira, takira Uwiteka gusa. Kuba waramutse ni amahoro ya Kristo, kuba waramutse n'imbabazi za Kristo, kuba waramutse n'urukundo rwa Kristo. Ibyo twakora byose ni ibyande, ni ibya Kristo. Bivuga ngo rero buri muntu ingororano arimo gukorera nizagiye kuhinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Amen. Wumvishe ko Gitare watajya mu rwobo, nta nubwo ahinduka. Gitare, haleluya. Amahoro ya Kristo ni ukugera ikirenge muke tukabana nawe. Haleluya. Ariko hari n'abafite amahoro atari amahoro, navuga ngo ni pirate. Twabibonye neza aho muri icyo gice ku murongo wa 20, igice cya 28 umurongo wa 3, haratubwira ngo ntumururire hamwe n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi. Uzi ko Uwiteka ashatse yagukura akakuvanga n'abanyabyaha, akakuvanga n'inkozi z'ibibi. Ariko umva ukuntu zishushanyije, ngo bavuga iby'amahoro n'abagenzi babo. Iyo baje gutata umudendezo w'abizera, baza bazanye amahoro y'ibyo bararikiye, ntabwo baza baje gusanga Gitare. Niyo mpamvu bazengereza rero abari kumwe na Kristo, niyo mpamvu bazengereza abari kumwe n'Uwiteka. Ariko Uwiteka avuze ngo iki? Ngo ariko igomwa rikaba mu mitima yabo. Igomwa nabo burya ritura mu mutima. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo umutima iyo washutse nyirawo, ngo yigira inama yo kwiyica, kandi akagira ngo ariwo ngo ari intumbi. Bamaso rero,
amen. amen. Abantu rero barimahoronije, abantu bihaye iterambere ariko ritarimo Kristo, ritarimo ishyaka ry'ubwenge bwa Kristo, ahubwo harimo ishyaka ry'inda nini n'ubupfu bwabo. Ariko ndabasaba, vuga ngo Kristo arahari, kanguka akumurikire. Kanguka, kanguka. Yewe usinziriye, kanguka, Kristo akumurikire. Amen. Kenshi bamwe njya numva bavuga ngo ni imana y'abazungu, none si imana, abazungu batanga umwuka. Oya, ko n'uwo dukoresha mu byuma byabo ari bo babikoze, batanga umwuka cyakora ucuruzwa, ariko umwuka w'Uwiteka ntabwo ucuruzwa. Ahubwo umwuka w'Uwiteka bawukoresha bahunga Imana, bagakoresha igomwa ryabo kugira ngo bakunde basenye abarimo kugendana na gitare, kugira ngo basenye abarimo kugendana n'Uwiteka, kugira ngo basenye abarimo kugendana n'imbaraga za Kristo. Ariko icyo nabasaba ngo imitima, haleluya, ngo umutima ngo imitima ngo ariko igomwa rikaba mu mitima yabo. Ariko umva nawe, ariko icyanangaje, uzi ko iri jambo ariko ari ijambo rigusaba gutekereza kenshi ku cyo ugiye gukora. Ariko harimo ijambo kugenda cyangwa se ukaba wahagarara. Ariko harimo gutekereza cyangwa ukaba wahubuka. Ariko harimo kwiyinira ukisuzuma kugira ngo utagirwaho urubanza. Ariko harimo n'ijambo wanga kwisuzuma ukishyira mu rubanza. Ni wowe wo guhitamo rero. Amen. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Rero ndagira ngo wenda mugire inama, nanjye nigira inama, turebe neza kuri uyu murongo wa 5. Aravuze ngo aho ngaho muri 28 ngo kuko batita ku mirimo y'Uwiteka cyangwa kubyo intoki ze zikora, azabasenya ntazabubaka. Amen. Azabasenya. Uko abasenya abakiranutsi, ni nako Uwiteka nawe aje kubasenya. Uko abasenya ijambo ry'Imana, niko Uwiteka nawe aje kugira gute? Kubasenya. Kuko icyambere ntibumva, nta nubwo bashaka kumenya iby'imirimo y'intoki yakoze, ahubwo bashaka kumenya iby'imirimo y'intoki zabo, basenya iby'Imana yagize ite? Yakoze. Uwiteka nawe rero agiye kubasenya. Rero ndagira ngo mbabwire ngo tube maso kandi twirinde, kuko umuntu utirinda wese Uwiteka aje kumusenya, kuko nawe ari gusenya iby'Uwiteka. Munyamakuru, hari icyo ubivugaho? Uyu murongo waho w'8 tugana ku musozo uravuga ngo Uwiteka n'imbaraga z'abantu be, kandi ni igihome uwo yasize ahungiramo agakira. Kiza ubwoko bwawe, uhe umwandu wawe umugisha, kandi ubaragire, ujye ubaramira iteka ryose. Icyo twavuga, abo bantu bose n'inzira banyuramo zose ni abantu b'Uwiteka. Imana ishobora kubavanga n'abanyabyaha, ishobora no kubavangura mu banyabyaha. Mu bushobozi bwose buriho,
no mu kiriho cyose tugana ku musozo nta muntu uriho ukomeye ubundi, nta muntu uriho ukomeye, ahubwo hakomeye Imana, kandi hakomeye uyubaha agashyira mu bikorwa ibyo ishaka n'ibyo igira gute itegetse. Rero ibyo byose abadukurikiye Imana ibaha umugisha, ariko umuntu uriho ukomeye ni umuntu wubaha Imana. Amen. Senga Imana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nayo iha umuntu umudendezo ntimwivangire mu mirimo akora, kugira ngo azabazwe ibyo yahisemo, kuko Imana iguhitiyemo ntawe yabitaniye n'ababi bavuga ngo genda mu murongo w'ibyo bashaka. Reka rero dusenga, babwire ngo yewe usinziriye kanguka, Kristo abone uko akumurikira. Urakoze Data wa twese mwiza, umujyanama kandi umurengezi waremye ijuru n'isi, komeza kubana natwe. Mwuka wera amanuka abane natwe kandi atwuzure, adukomeze, kandi yemeza ab'isi ibyaha byabo biyane kugira ngo bakizwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mukomeze kugira amahoro y'Imana, mukore subscribe, like, comment, ni iby'agaciro kuri twebwe, kandi namwe mukomeze mugubwe neza. Nowa TV 1, Abasenga TV. Shalom shalom.